umugore wabaye intwari ikomeye kurusha abandi mu mateka y'u Rwanda. Uyu ni umutwe w'inkuru usanga kuri rwandamagazine.com. Mu Rwanda rwo hambere hatari na kera cyane, umugore yahabwaga agaciro gake. Ntiyashoboraga kujya ku rugamba cyangwa ngo abe yahabwa imyanya ikomeye mu nzego z'igihugu. Ariko ntibyabujije bamwe mu bagore kuba intwari bagakora ibikorwa by'indashyikirwa n'abagabo batari gupfa gukora. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko abagore batafatwaga nk'abantu bakora cyangwa ngo bashobore gukora imirimo y'abagabo. Nta mugore wajyaga ku rugamba, nta wubakaga, nta wagirwaga umuyobozi mu nzego z'igihugu. Aha ni imbere y'abakoloni. Ndetse umugore yafatwaga nk'umuntu waremewe gukora imirimo yo mu rugo, ubundi agategereza byose ku mugabo. Nk'uko Padiri Muzungu Bernard abivuga mu gitabo yise Le Patriotisme jusqu'au sang, Robwa Nyiramateke ni ishema n'icyubahiro ku bagore n'abakobwa babayeho mu mateka y'u Rwanda. Mbere yuko tuvuga ku butwari bwaranze uyu mugore ufatwa nk'intwari kurusha abandi bose mu mateka y'u Rwanda, reka turebe abandi bagore b'intwari batatu babayeho mu mateka y'u Rwanda. Nyirarucyaba uyazwi mu bitekerezo by'ibimanuka byanditswe mu gitabo Inganji Karinga cya Musenyeri Alexis Kagame, bivuga ko ari we wazanye inka mu Rwanda mu gihe yari itazwi. Ngo amaze kuzana icyo gisimba ari cyo inka, yakamiye amata agihanga ngoma ijana, amata yanyoye akira indwara yari arwaye, maze Gihanga abwira Nyirarucyaba ati jya kuzana icyo gisimba hano. Nuko azana inka mu Rwanda bwa mbere. Undi mugore w'intwari uzwi cyane ni Nyiraruganzu Nyirarumaga. Uyu yari umugabekazi w'ingoboka kuri Ruganzu Ndori, akaba yari umusingakazi. Yabaye umugabekazi kuri Ruganzu Ndori kuko wari kumubera umugabekazi ni ukuvuga nyina wa Ndori yari yariciwe irubi rw'Inyundo, ahitwa mu miko y'abakobwa. Ubwo Ndahiro Cyamatare yicwaga amaze guhungishiriza Ndori ikaragwe k'Abahinda. Ubwo rero Ruganzu amaze kuba umwami yagombaga kugira umugabekazi batwarana nk'uko byagendaga ku bami bose. Nyirarumaga rero niwe watwaranye na Ruganzu Ndori, umwami uzwiho ubutwari bikomeye n'ingabo ze zitwaga Ibisumizi. Ikindi kigira Nyirarumaga intwari itazibagirana mu mateka y'u Rwanda ni uko ari we watangije inganzo y'ibisigo agira ngo amateka y'abami ntazibagirane. Kuba amateka y'abami bo hambere azwi bikomoka cyane ku nganzo y'ibisigo nyabami, kuko nko mu bisigo by'impakanizi hagenda havugwa buri mwami n'ibikorwa yakoze kugeza ku mwami uriho. Nyirarumaga niwe wahanze igisigo cya mbere mu mateka y'u Rwanda, akaba yarakise umunsi ameze imiryango yose. Niwe watangije intebe y'abasizi, ashyiraho uburyo ibisigo byose bituma umwami runaka byajya bibungwabungwa, bigashingwa abantu runaka bakabifata mu mutwe ndetse bakabitoza ababakomokaho, ku buryo ingoma ya cyami yagize iherezo. Ibisigo byose uhereye kuri icyo umunsi ameze imiryango yose bizwi neza. Undi mugore wabaye intwari twavuga mbere yuko tuvuga birambuye kuri Robwa ni Nyirayuhi, Nyiratunga ndetse n'abandi bagabekazi bategekanaga n'abana babo ariko bakiri bato kugeza igihe bakuriye. Nyirayuhi, Nyiratunga ni nyina wa Yuhi Gahindiro. Nyiratunga yatwaye u Rwanda mu gihe Gahindiro ka Mibambwe Sentabyo yari akiri uruhinja. Ikigira Nyiratunga intwari cyane ni ukuba yararwanya ishyaka arwana n'abana ba wase wabo wa Gahindiro bashakaga kumunyaga ingoma. Yaratwaje kugeza igihe Gahindiro akuriye akaba umwami w'igihame, binavuga ko ari we mwami warambye kurusha abandi bose. Reka noneho tugaruke ku butwari bwa Robwa. Padiri Muzungu Bernard mu gitabo cyavuzwe haruguru avuga ko ku bahanga n'abandi baza amateka y'u Rwanda, igikomangoma Robwa Nyiramateke ari ishema n'icyubahiro ku banyarwandakazi aho bava bakagera. Inyandiko nyinshi zivuga ku mateka y'u Rwanda zirata ubutwari bwa kigore n'ubudahemuka budasanzwe bwaranze igikomangoma kazi Robwa, wavugaga kuri Nsoro Isamukondo, akaba mushiki wa Ruganzu Ibwimba. Guhari icyubahiro cyo kuba umwamikazi n'umugabekazi akemera gupfira u Rwanda bimugaragaza nk'intwari idasanzwe mu zabayeho mu Rwanda rwo hambere, haba mu bagabo n'abagore. Ese Robwa yari muntu ki? Robwa Nyiramateke yari umukobwa wa Nsoro Isamukondo, umwe mu bami b'imishumi wategetse u Rwanda kuva mu mwaka w'1279 kugeza mu w'1312. Akaba yaramubyaranye na Nyiraruganzu Inyakanga. Yari mushiki w'umwami Ruganzu Ibwimba, nawe uzwiho kuba yarabaye intwari yemera kumena amaraso mu buryo bw'ubucengeri. Robwa yamenyekanye nk'intwari cyane kubera uburyo yemeye kuba umutabazi w'umucengeri, akamena amaraso ye mu Gisaka kugira ngo igisaka kitazagarurira u Rwanda hanyuma. Twibuke ko ibi yabikoze atwite inda y'umwami Kimenyi w'Igisaka. Uko Robwa yabaye intwari. Kimenyi cya Bazimya ba Ruregeya, umwami w'Igisaka ngo yashatse umugeni, nuko abajije abajyanama be bamurangira mu Rwanda bati Nsoro ya Samukondo ni ufite umugeni ugukwiriye.
ati none se ko nta bushuti ngirana na Nsoro nzabigenza nte? Nuko amugira inama yo kwibanisha na Nkorokombe wari muramu wa Nsoro kuko yari musaza wa Nyakanga nyina wa Robwa Nyiramateke. Bamaze kunoza inama, Kimenyi ngo yashatse amaturo n'izindi mpano nziza maze abyoherereza Nkorokombe, maze aboneraho no kumwaka ubushuti, undi ntiyazuyaza arabumwemerera. Bukeye ubucuti bumaze gukomera, Kimenyi atuma kuri Nkorokombe ati ndashaka gusaba muramu wawe umugeni, none uzahambere nk'inshuti. Nkorokombe aramusubiza ati uzaze umugeni ntuzamubura rwose. Igihe kigeze rero abanyagisaka ngo baje gusaba Robwa, icyakora cyo ngo Nsoro aramubima, avuga ko ngo yamutanze ahandi, ariko ubu bukaba bwari uburyo bwo kubananiza. Ibi ngo byababaje Kimenyi cyane. Igihe cyarageze Nsoro araberana kurwara k'umwami, nuko abiru baramubaza bati ko turuzi ugiye gutanga. Kimenyi akaba yaragusabye umugeni ukamumwima, nagaruka waratanze akamudusaba tuzamumwima tutaramubyaye. Turarababwira ati nimumpamagarira abana banjye. Nuko abana baraza, bahageze abwira Robwa ati nushaka gushyingirwa kwa Kimenyi uzagenda ubizi ko uri umutabazi w'u Rwanda, ntuzagende wibwira ko uri umugeni. Aturamenye Karinga ntuzayigurane Rukurura, ingoma ngabe yo mu Gisaka. Arangije kuraga ahera karatanga, baramwerera baramwiraburira. Nuko Nkorokombe atuma kuri Kimenyi ati wa muntu wo kwimaga umugeni ko atakiriho ntiwaza gusaba umugeni ko utazamubura. Nuko Kimenyi yohereza intumwa ze gusaba Robwa. Ruganzu Bwimba wari warasimbuye se Nsoro ku ngoma yemera gushyingira Robwa. Icyakora Robwa ashyingirwa bizi neza ko ari umutabazi w'umucengeri uzamenera igihugu amaraso. Ubwo Ruganzu Bwimba yatangaga aguye mu Gisaka nawe atabaye nk'umucengeri, ngo Kimenyi yaje guhoza Robwa ngo amumare agahinda ka musaza we wari umaze gupfa, maze aramubwira ati Rukurura ni yawe, Igisaka ni icyawe. Maze kuko Robwa yari azi ko atashakiye mu Gisaka agamije kuhabyarira cyangwa kuba y'umugabekazi, ngo yasubije Kimenyi amucyurira ati mbabajwe n'uwakwise Kimenyi, iyo uza kuba Kimenyi koko wakamenya icyanzanye inaha. Nuko Robwa wari unatwite inda y'imvutsi y'umuhungu, amaze kumubwira mu magambo arikusanya n'imbaraga ze zose yitera hejuru, maze agiye kugwa bamutega ingoma, ayigwa ku rutsike acikamo ibice bibiri. Umwana wari uri mu nda ye aragwa maze nawe arapfa, apfa nk'umutabazi kimwe na musaza we Bwimba. Urupfu rwa Robwa rwamugize ikirangirire mu bakobwa n'abagore bose babayeho mu mateka y'u Rwanda. Ntiyatinye kumenera igihugu cy'amaraso nubwo yari akiri muto, akaba umwamikazi wari kuzavamo n'umugabekazi w'Igisaka. Yanze kubyarana n'umwami w'Igisaka kuko nk'uko Kimenyi yabitekerezaga uyu mwana w'umuhungu bari kubyarana yari kuzigarurira u Rwanda akarutwarana n'Igisaka. Yubahirije isezerano rero yari yaragiranye na se Nsoro kugira ngo u Rwanda rukomeze rusugire rutazigarurirwa n'abanyamahanga. Ibi bishimangira wa mugani ugira uti wanga kumenera igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa. Ibitabo byifashishijwe Le patriotisme jusqu'au sang cya Padiri Muzungu Bernardet, Les récits historiques cya Akupe na TH Kamanzi, naho amateka y'u Rwanda yo nakagaruka. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Niyonsaba Daniel.